hari imari ngiwe nza ahantu kandi none byange bikunda turarara tuyivanyeyo nayivu hari ahantu nzi ngiye hari zahabu nkamenya n'ahari diyama nitumara ubwo ngiye kugusuzuma noneho nimara kugusuzuma nkabona zahabu turayirengeje ntangaro ndahita nkwereka n'ahadiyama ipasi ubwo ntaririmo ni 500 ushaka ahubwo rero ariko noneho rero ntabwo turatinda mu nzira kuko n'ubundi iriya boro ariko twasanga abandi bayibye kuko zahabu n'imari henze yose ntwari usanzwe ubizi kuko ubwira imari wayibonye umuntu n'umugabo tugenda ukishaka none ubundi kwamura kuyibona 500 manza bankoze mu mufuka ntago mbyumva wallahi ntago mbyumva ibihumbi 100 byose nsiganye n'amafaranga atabara ngubu n'ubwenge n'umutamutwe bimeze gutera bana we ubu mugende mubwira ngo iki ariko ntacyo reka manze ndebe aho ndajya kwikopesha oya nibutsa akantu ahantu hari igitoki hano hafi sahari konde kubona se mu byafiya kandi bikaba bisaba kugira umuntu abafite ibirungo ibihumbi 100 byonge byose biragiye ubundi zirafiya ndajya kuziba kandi birungo mfite ubundi bimarira ikira reka mbireke reka bwo nigendere mu mujyi ari genda hura n'uwayobye namara kumubona neza agahita memba ya ariko ikintu ndajya negekira nubwo ndi gupanga umushinga nubwo nashyira ariko hari uwo ngiye gushaka ni ibirayi n'ubunyobwa ni igitoki ni inyanya zo ntabwo naziteza nubwo n'ubundi nta n'ikicumi mfite ahubwo ni kansarisi nari nibagiwe n'ikindi n'igitunguru n'amavuta rero reka mbireke naho biriya bya fiya si ubundi nta n'amavuta kandi kwishakira abasirimu ku mujyi kagenda mu mujyi n'ubundi ntabwo naneze kwiba fiya si ubundi imarira iki kandi ye gushaka umuntu uriya mugore si ubwo namubwira ngo iki nagiye ku kazi ayo nabonye bakaba bampembye ndagenda mu beshye kandi azi ko banampembye ntabwo byapfa gushoboka ndebe umusirimu ntabwo ndabura uwo ntuburira mu mujyi ntabwo byashoboka ntabwo namubura kuko njye ntabwo nanabyemera reka ngende ariko ntabwo ndabura urampe cyangwa se ninamubura ndajya kwigangikira none umugore namubwira ngo iki azi ko nahembwa ibihumbi 100 nkaba nsigaranye amafaranga y'ibicakara reka nigende niturije n'ubundi voka yimbwa imanuka ihiye hari igihe yanamanukira hano kuruhuka nkaba ndamubonye aje akansanga ahantu nihereye niryamye reka mbe ntuje mo gake kayinga imanuka ihiye ariko icyizere kindagifite yuko n'ubundi umugore ararara akaranze bitihise cyane uko ndi kureba mu misozi nkabona ni byafiya gusa nta hantu hari incakara wenda yuko wapfa no kuyishyira mu mazi wenda ukanamubeshya ngo wahashye ese ndajya kumushyira poyo
umuntu ufite ibihumbi 100 uvuga umuntu wahembwe yaguze poyo n'ubundi yanamvumbu ariko ibibazo bigwira abagore bigaramiye kuko ntago mbyumva ariko reka mbimitegerereje kambe ndi kwiruhukira ariko nonde ari uwasanga yayobye akangiraho hano n'ubundi nubwo ngiye kumushaka ntiwe mfata n'urugendo ngo ngiye kumushaka ahandi nkabona nguyeho da tubibutse gukora subscribe mukande like mukore share ku nshuti zanyu